mutuye amaturo meza ariko haracyabura ikindi pastor yasere kono koma kufinike teserege hahiye koko ugizangwi Yes we. Wareke pastor dusengere bw'amaturo meza mutuye haleluya ese no kose maragabara murakoze guturira Imana ese no kose no maragabara niyo mpamvu agiye kubasengera mu izina rya Yesu kase no maragabara mufunga amaso yanyu dusenge hiyo no se maragabara reka gukanura wa musore we ariko sona karisa iki gisore atere se maragabara urongera turagukubita barasomera kase mari tugiye gusengera no maturo barakase maragabara mufunga amaso yanyu ese maragabara mufunge niko tuvuze ese maragabara wifunga amaso we musore barakase maragabara garwa mufunga amaso yanyu dusenge barakase maragabara uri Imana y'igitangaza uri Imana yatwiretse hano mu butayu barakora kase maragabara kandi Imana babana be bazanye amaturo barakora kase maragabara ejo uzayagure barakora kose maragabara niko Imana yabwiye Yobu focus kare ati mwana wanjye nubwo waca mu bibazo bimeze gute rakariza barajya zagutabara rakasere ko barayara yari Imana itwara abana ba Yobu bari 16 yaro barakase barajya bara ariko Imana yaje kumusubiza kusubira karyo bara imusubiza umuryango we akarisere karyo bara kuko yari yaramwambuye rasubira kase barajya Mana n'aba bana ni nkaho bambuye Mana numva nakubwe numva ngiye guhitwa neza baza ngiye kunya mwana ugiye guhitwa haleluya Amen. pastor guturuka i Roma pastor welcome Ajuda a family. muzamurira Imana icyubahiro La bella cosa che fai. yaje kubabwira Imana Juma frère. Imana itari bayari La juma za kila Jose yari. ari kubonamo hano harimo abadayimoni bake Ya la baja fire la. ariko imbaraga z'Imana zirabakuramo Juma village yari. hano yabonye abakobwa ngo bafite amata La baja za la fire. ariko nibayakure shiraho imyenda mwiza ntabwo Imana igikunda ubwambure kuko byatuma hano hari ibintu byabamo hano kandi byaba niyo mpamvu abakozi b'Imana tubikubita mu izina rya Yesu tugakubita ibintu bikegerayo mu izina rya Yesu abo bazimu b'amatako tubakura mu izina rya Yesu tubakuyeho twirukanye abazimu bari muri rino teraniro niyo mpamvu mvuze ati tugiye gukora hano ibitangaza tugiye kwigisha mu ijambo ry'Imana muri Zakayo ibice 2 umurongo wa mbere haravuga ngo ubwiza butagira akamaro babupfuye ubusa kandi ingano zose zibyazwa umusaruro hari abantu bazabashuka ngo Imana iravuze ngo iguhaye inzoka ariko mu izina rya Yesu ntabwo dutanga inzoka hano dutanga Imana ugafashwa ugatanga ibyo ufite byose hano harimo umuntu wapinze mu kanya turamuhindura inyenda niyo mpamvu Imana ntabwo igikina n'abantu Imana ntabwo ikina n'abantu kuko yakurimbura nta muntu ujya ubona Imana amaso ku maso ahubwo twe twarabibonye twe twabonye Imana n'amaso yacu hari ibintu yadukoreye ituma ari icyo ngomba kumenya ngiye Pastor Dino ngiye Pastor Dino mfite imbaraga zavuye ku Mana niyo mpamvu uyu mukozi w'Imana afite imbaraga ziva murabizi ko yavuye i Galilaya Yesu yavukiye i Betelehemu uyu nawe niho yavukiye Yesu yamushyizeho ibiganza aravuga ati mwana wanjye rukara
nguhaye urukara abanyesiraheli ntabwo basa gutya ariko sa gutya kubera ubwiza bw'Imana Imana imuha amaso akanuye nk'ay'inzoka ariko ni ukubera ubwiza bw'Imana Imana itanga uko ishaka Imana ntabwo ujya uyihatiriza haleluya amavuta wewe umusore nawe w'umukobwa Imana yavuze ngo igiye kubashyingiranya wewe mwikoreshwa gutyo wimwikoreshwa Imana iye kubwiye ngo mugiye gushyingiranwa mujya imbere y'amategeko y'Imana mugasinya mugakora icyo bita wedding icyo bita le percé icyo bita le garcé le percé sur le visuel la vision la gnesse haleluya Imana ngo yakwishimiye ufite amataye meza uteye neza ahantu hose niyo mpamvu uba ugomba gushima Imana Imana yakugize gutya ufite amabuno meza agaye niyo mpamvu ngo nguberanye ngo n'uyu mukozi w'Imana ngo muraberanye ngo muraberanye ngo niyo mpamvu ngo ugiye gufata urugendo ukaba umugore we ngo mukajya kubana aho bita i Roma mu Butaliyani muzamurima icyo mu mashyi njya kwicara mu kanya arakugira mama yelejari nawe gira hano rukara we no jona oya wowe mukongomani Imana yavuze ngo ije kukugira agasongo Imana iguhaye ubutunzi Imana iguhaye ubutunzi zamurira Imana icyubahiro Imana yavuze ngo iguhaye ubuzima bwiza Imana yavuze ngo iguhaye inkoko Imana yavuze ngo iguhaye inka Imana yavuze ngo iguhaye imodoka Imana yavuze ngo iguhaye umumarayika ugomba kukurinda Imana yavuze ngo iguhaye ngo Gaburiyeli umumarayika yemera mu ijuru genda Imana iguhaye ubutunzi haleluya amina mubonye igitangaza Imana imukoreye nawe mwana ngwino hano vayo hano haleluya zamurira Imana icyubahiro pastor Colin Imana yavuze kubera icyo utayizera uba ugomba kuza wizeye Imana kuko twebwe dukora ibitangaza wa mwana we urabona uragakuri ariko Imana izo kuzamurira urwego ukareshya nanjye mukozi w'Imana Dino tugiye kuguha imbaraga z'Imana ariko ntuzakubite nyoko ariko uyu mwana akasa n'iki ubu nagukora uburaya nagukora uburaya Imana yavuze ngo niba banabitekerezaga ibigukuraho mu izina rya Yesu mu izina ry'iki mu izina ry'iki wa mwana we mu izina rya Yesu wiseka icara hasi icara hasi fukama ngwino nawe hano Imana iravuze ati uyu ugomba kumubera umugabo nubwo ari umwanya kuzamurira ugomba gufata inshingano kuri uyu mukobwa uri n'igisore uri igisore haleluya tugeze muri wa mwanya w'ibitangaza hano harimo umusore wanze kwemera yuko dufite imbaraga ziva mu ijuru kugira ngo tumwemeze tugiye kumuhindura inyende mwese mureba haleluya amen nizere ko bamwe mwemeye ko Imana ikora haleluya haguruka wese wakora iki amgamwe uza guturira abantu cyangwa shangu uhindura inyende akariko mpindura inyende bya yimpindura egera hano neza binkora yewe nabazimu rwose
wa mwana we ndi kubonamo abazimu ariko ngiye kuguhindura inkende kugira ngo bibere igihamya. inkende na so yimpindure wowe bose babibone ko dufite imbaraga. Mwese mumurebe. Nza kukugira inkende. Izina rya Yesu. Waza muri pariki. Izina rya Yesu. Azimu n'abazimu. Yari yanze kwemera.